banjye mukurikiye hano kuri channel y'ikizamini nkuko tubagezaho udushya buri munsi. Hanyuma rero ngiye kubereka ukuntu muri buze kureba amanota yanyu kuko ari buze gusohoka mu kanya saa 9 zuzuye. Ubwo nari nabibatangarije nesa mbereka itangazo yatanze yuko abanyeshuri biga primaire senior 3 bose amanota yabo ari buze gusohoka saa 9 zuzuye mu Rwanda hose, bagatangira bakareba amanota yose. Rero buri munyeshuri wese mwagiye mumbaza muri comment ati noneho ni gute tuzabona amanota y'ibizamini, tuzayareba gute duciye kuyihe link muri buze kureberaho, muraza kwisanga hano muri comment ibanza muri iyi video, kandi uze kuyikopiya hanyuma uze uyishyira hano muri browser yawe. Ishobora kuba ari Chrome, Safari, Firefox, ni browser ariko hano rero reka twe dukoreshe Chrome. Nawe uraza kuyikandaho hanyuma uze mwereka uburyo ki uza kureba amanota yawe. Hari n'abanyeshuri bambwiraga ati noneho senior 6 amanota y'ibizamini ho azasohoka ryari. Nabo nago muringanyijwe, nabwo nzabereka video itaha kandi mbereka amakuru agiye gukurikira muri video itambuka. Icyo usabwa nuko na subscribe hano ugafungura inzogera. Naho ngewe ni Kariste Mutabazimana kuri icano niryo bagezaho amakuru ya nyayo kandi yizewe mu burezi utasanga handi. Nago ndi babandi baza batuburira abanyarwanda, ahubwo no gufasha abanyarwanda cyangwa abanyeshuri by'umwihariko mu kugera kukuri kw'amanota yabo. Rero reka tudatinze, ubwo copy ya link nza kubereka muri comment ibanza, ubwo nizere yuko wenda muraza kuyibona. Hanyuma duhita tuza hano aho twandikira muri Chrome, hanyuma duhite dukandaho tugumizemo hano, hanyuma duhite tubona ijambo paste, pasting iyo link. Hanyuma niturangiza duhite dusacinga. Ushobora gukoresha machine, ushobora gukoresha telefone yawe, byose birakunda. Hanyuma urebe uburyo bwo kureba amanota yose. Tutunguke kuri dashboard ivuga ngo SDMS, hanyuma urahita uza hano handitse National Exam Results. Hanyuma hano hasi ngira ngo muri kuhabona ahangaha, yes ahangaha ngira ngo muri kuhabona aha. Hanyuma hano niho turi buze tugahita dushyiramo index number, ugahita ubona amanota wagize. Ushobora kuba wiga primaire, wiga secondaire senior 3, hano tuzishyiramo index yawe wakuriyeho y'ikizamini cya leta, hanyuma uhite uyipestinga urebe amanota yawe. Reka dufate urugero wenda rw'umunyeshuri umwe, hanyuma turebe ibyo ari byo. Kubera yuko mbikoze mbere yaho ndeka nkoresha ibyo mu mwaka wa 2024, kuko natohoje amakuru bambwira yuko uburyo bwakoresheje bari amanota mu mwaka wa 2024 nibwo bari buze no gukoresha mu buryo bwo kureba amanota y'umwaka wa 2025 mu kanya saa 9 zuzuye. Hanyuma rero urahita uza nurangiza uhite wandikamo wenda index number. Reka dufate nk'urugero rw'umunyeshuri, hanyuma turebe ukuntu uza kubigenza. Nawe ufite index number zawe nizo uri buhereho. Hanyuma nurangiza, hanyuma hano iyo urangije gushyiramo kode y'intara, iyi kode y'akarere, y'umurenge n'ikigo, uhita ushyiramo ishami wigamo. Ubwo niba ari senior 3 uhita wandika OLC muri capital letter cyangwa mu nyuguti ndende. Hanyuma niba wiga primaire uhita uza hano wandike PR mu nyuguti ndende. Hanyuma nurangiza uhite wongeraho kode yawe uhite wongeraho n'umwaka wakoreyemo. Wenda reka turebe wo muri senior 3, ubwo ni OLC. Reka tujyane kuri iyi video paka irangiye, kandi uze gukanda subscribe ufungura inzogera kugira ngo utazicikwa n'aya makuru akugeraho kujya hano ku kizamini. Hanyuma reka dukoreshe wenda 002 wenda. Hanyuma turangiza dushyireho umwaka, ubwo hano tushyiraho umwaka w'ibihumbi 2020. Ngenda shyira 2024 kubera yuko uburyo bwo kureba amanota ari bumwe. Wowe nuza kujya kureba amanota y'umunyeshuri tureba mu mwaka w'ibihumbi 2025. Hano hari kano urahasiba wishyireho 5 nyuma ya saa 9. Hanyuma ngiye nipoje ikigo, nipoza inuze, hanyuma kiriho mu mwaka wa 2024. Hanyuma dute dukanda get result. Uhita uhabona rwose hano handitse ngo get result. Na ahangaha ngira ngo uri kuhabona munsi yaho ya index number. Hanyuma ukandaho uhita ubona ngo get
result. Yes, reka dutegereze turebe koko turebe niba biri bukunde. Hano ni buryo gukora amanota y'abanyeshuri biga primaire ndetse na O level, hanyuma senior 6 namwe murararitswe. Nzabereka uburyo ki bwo kureba amanota wiga senior 6 cyangwa yes nyamara yuko bikunze. Ubwo noneho kureba amanota y'umunyeshuri mu mwaka wa 2024. Hanyuma nawe niba wiga mu mwaka urangije ejo bundi ugiye kureba amanota y'umwaka wa 2025, hano handitse 2024 amaze gushyiramo index number, ureta ushyiramo ko wenda reka dusuppose ku munyeshuri yiga O level, ubwo nyuma kwandikamo OLC uhita yandikamo kode yiwe, hanyuma itakurikizamo umwaka w'ibihumbi 2025 asacinge ahite ayabona. Ngwe dusafashe suppose cyangwa urugero rw'umunyeshuri cyangwa umuntu yuko amanota ahise agaragara vuba vuba. Hanyuma nawe rero uze kunyura kuri iyi kode urebe ibyo ari byo, kandi ibingibi rwose birakora. Hanyuma we iyi ni channel yitwa ikizamini, ucyajya ukana subscribe ufungura inzogera kugira ngo ujye ubona izi update zikugeraho ku gihe. Hanyuma reka tuze kugaruka mu kanya tureba abanyeshuri bibaza ati se none muri boarding bazafatira ku manota angahe. Icyo nicyo kibazo ndibuze gusubiza muri video itambutse. Wicyo usabwa ni ukanda subscribe ugafungura inzogera, gufunga inzogera no gukanda aho ngaho kuri ako gazogera ukagakandaho, hanyuma wagakandaho ugahita ukanda ahantu handitse notification, itubona ahantu handitse all, hanyuma kagahita gasa mu ibara ry'umukara bitewe n'ubwoko bwa telefone ukora bishaka kuba bitandukanye. Hanyuma iyo dushyizeho video tuyibona mu ba mbere. Hanyuma rero kora ibi ngibi, hanyuma uze liking iyi video, hanyuma ujye muri comment wawe tubwire uburyo video tuzakora ubutaha. Ariko iyo numvaga yakabaye nziza ni video ivuga ukuntu cyangwa ayo bazafatiraho mu kizamini cya leta. Niba wowe hari ubona hari indi video uri interested cyane, uze kwandika muri comment utubwira ati yiduhe cyangwa dukorere iyi ngiyi, kandi urayikinge iyi video uyisharinga abanyeshuri bose cyangwa ababyeyi bose kugira ngo bamenye aya makuru ku gihe. Iyi ni channel ibagezaho ibintu byizewe by'ukuri ku banyeshuri mu Rwanda, kandi tubagezaho uburyo ki wakora CV nziza, motivation letter, ndetse tugafasha n'abanyeshuri mu kubona kaminuza cyangwa kubona icyitwa undergraduate full scholarship tukabibagezaho. Hanyuma ngenda bakunda cyane, ngiye ni Kariste Mutabazi mwabanye kuri icano, nijye ubagezaho ibyiza nk'ibi ngibi. Katuze gura mu kanya tureba comment mwashyizemo, ngira ngo mubona yuko ngiye kuri icano magaciro buri comment ya buri muntu yanditse. Muri make na comment nimwe nacaho nasubije. Rero nawe igitekerezo uzaba ufite ikibazo, inyunganizi, ujye unyarukira muri comment, kuko niho tubasha kuganirira tukareba uburyo ki nibyo mwifuza kugeraho. Ndabashimiye cyane, kandi muri iyo comment ndaza gushyiramo link ya group ya WhatsApp kugira ngo nawe niba warangije senior 6 kugira ngo tuzatangane urugendo rwo kubona kaminuza mu gukora motivation letter, CV nziza, ndetse n'uburyo ki ushobora gukoresha ukabona full scholarship cyangwa buruse ikwemera kujya kwiga hanze cyangwa hano mu Rwanda. Ndabashimiye cyane, reka tuzegura mu kanya tureba ibitekerezo byanyu mwashyize muri comment. Icyo gukora murakizi ni ukurakinga video mukayisharinga, ndetse ukana nawe warakanze subscribe ugafungura inzogera. Reka tuzegura mu kanya, ndabakunda cyane, bye bye, muri abantu bagaciro, kandi shimira abantu bose bakanze subscribe, bayerisa bande bose ni benshi cyane. Nzafata igihe cyo kubabwiramo nka 20 bonyine, ariko iki cyo gihe reka turebe ibindi biza gukurikiraho mu kanya. Ndabakunda cyane.